Abefeso igice cya mbere duhere ku murongo wa 15 turangiza uwa 21. Ndibwira ko mwahageze kuko inzandiko za Paulo abenshi muzaho ziherereye. Reka dusome. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda n'abera bose. 16 mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. 18 ngo amaso yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyazaraga bera mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye kamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Reka nshimire ubuyobozi bw'iri torero bwantumiye kugira ngo tubane muri iki giterane umushumba avuze bamazemo iminsi kandi baganira ibyo kugaruka kwa Yesu. Uko biri kose barukore Yesu azagaruka. Haleluya, haleluya. Kugaruka kwa Yesu kuvugwa inshuro 318 mu isezerano rishya ko Yesu azagaruka. Kandi mu mugambi w'Imana, Imana igira umugambi, irategura. Yo yateguye kera kugera igihe isi izarangirira. Umushumba avuze ibihe 9 baganiriye. Imana yari yarateguye ko Yesu agomba kuza cyangwa imirimo azakora. Wa mbere ni ugucungura, yaracunguye. Uwa kabiri ni ukujyana itorero. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu azaza ajyana itorero. Uwa gatatu ni ukwima ingoma. Yesu azima ingoma, azicara ku ntebe ya sekuruza Dawidi nk'uko marayika yabwiye Mariya. Azima ingoma. Yesu azaba perezida w'iyi si yose, azayitegeka. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyatumye abayuda batizera Mesiya uyu twizera bari bifatiye icya kane cyo kwima ingoma. Ni nayo mpamvu bahoraga bamubwira bati ninde ukwiriye kuba mukuru, imyanya nta gihe itarwaniwe. Kababwira tushaka kuba mukuru ajya buworoheje. Hari n'umugore wigeze ajya guteretera abahungu b'imyanya. Abwira Yesu ati hari utwana twanjye 2 tuba mu bigishwa bawe, ni wima ya ngoma kamwe uzakicaza iburyo akandi ukicaza ibumoso. Yavugaga Yakobo na Yohana bene Zebedayo, nyina yari Salome, kandi yavaga indimwe na Bikira Mariya. Urumva rero gutereta umwanya byari bimworoheye. Ariko Yesu abwira uwo mubyeyi ati kugena bicara iburyo n'ibumoso ntago ari byo bigena, ni ubutware bwa data. Ese abo bahungu bawe igikombe nzanyweraho bazakinyweraho? Icya kane ngisorezeho ni imirimo Yesu azakora, azaca imanza
umushumba yabivuze ngo arobanure ihene, ngo arobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Iby'ukuri bijyanye na sikatoloji mwarabyize, muzakomeza no kubyiga, kandi nanjye mbinyuzemo gake. Nge nashatse ko twiganirira imbaraga z'Imana ziri muri Kristo Yesu, kandi mu minota mike tugasoza. Pawulo yandikira Abefeso, icyo gihe iri torero ry'Abefeso ryari itorero ryiza cyane, ariko nyuma yaho ryaje kunanirwa riragwa igihe cya Yohana, kuko yaryandikiye aravuga ngo mwaretse rwa rukundo rwanyu rwa mbere. Urukundo rwa mbere bari bararetse n'uru, ko Pawulo yabandikiye ngo numvise amakuru yanyu, uburyo mwizera umwami Yesu, mugakunda n'abera bose. Iri jambo abera bose uriceho akarongo. Ushobora kwikundira abera ariko igice kimwe. Abefeso bo bakundaga bose, na ba bandi bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe itorero rya Efeso ryari ribafite, ariko ryaje kunanirwa kubera akarengane. Nicyo Yohana yabishyuzaga ngo mwaretse rwa rukundo rwanyu rwa mbere. Pawulo arababwira ati ndabasabira kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge. Burya uzi ko hari umwuka w'ubwenge, ndetse ibahe n'uwo guhishurira, bitume muyimenya, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye, n'ubutunzi bw'ubwiza bw'iby'Imana izaraga abera, kandi mumenye n'imbaraga zayo zitagira akagero. Imbaraga za Kristo ntizigira igipimo. Ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi, burya intwaro za kirimbuzi bakora baziha igipimo. N'abohereje ibyogajuru mu mibumbe nazo zigira igipimo, ariko imbaraga za Kristo ntizijya zigira igipimo. Ntabwo imbaraga za Kristo zigira igipimo. Pawulo yandikira Abefeso, mu byo yagombaga kubamenyesha yagira ngo ababwire n'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu hakurya yababwiye ngo ibasha, Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo musaba n'ibyo mwibwira, nk'uko imbaraga zayo ziri kandi zidukoreraho. Ageze muri 6:10 aravuga ngo ibisigaye no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. Bera dufite ubukene, itorero rifite ubukene kubwo kutamenya izi mbaraga zitagira igipimo. Ntabwo zigira igipimo, ntizigira akagero. Oya, hari imbaraga z'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi ngo nizo zazuye Yesu. Reka mvuge gato izi mbaraga zitagira igipimo maze dusenge. Nari ngiye kuvuga ibindi bintu byinshi, ariko reka mbyiho. Aya ni amateraniro yo ku Cyumweru. Hari izo nagiye mbona n'amaso yanjye, maso yanjye. Buriya niba ushaka ko kwizera kwawe gukomera, wanyigishije umuhamagaro, yarambwiye ngo ngomba kugira ikintu. Wanyigishije umuhamagaro niko yambwiye, ugomba kubuza ikintu cyakozwe n'amaboko y'Imana, nta muntu ubigizemo uruhare. Amaboko y'Imana ni magari. Mu butumwa bwiza uko ari bune tubonamo ibitangaza 35 Yesu yakoze.
muri ibyo bitangaza 35 Yesu yakoze, harimo ibitangaza bitatu Yesu yakoze byo kuzura umuntu wapfuye. Wa wundi muganga ubifitiye ububasha avuga ati mujye gushyingura, byarangiye. Uzasome uko bikurikirana. Uwa mbere yazuye ni umukobwa wa Yayiro, kandi Yayiro yagiye kurarika Yesu ngo azamukize arwaye. Mu bintu Yayiro yarazi, ntiyarazi ko muri Kristo harimo imbaraga zizura, yarazi zikiza abarwayi no kwirukana abadayimoni n'ibindi. Bwari ubwa mbere Yesu agiye kuzura umuntu, yarazi ko muri we harimo n'izizura umuntu yapfuye. Yayiro aragenda abwira Yesu ati agakobwa kanjye kararwaye. Kari akana gafite imyaka 12 k'agakobwa. Abigishwa babwira Yesu bati genda umufashe, uriya mugabo yagiye adufasha, ni nawe watwubakiye isinagogi dusengeramo. Yesu arahaguruka ajya kwa Yayiro, abantu benshi baramukurikira, ariko ageze hagati ahura na mbotiyaje itari izi modoka za hano mu mujyi. Hahise hidumbukizamo umugore utari kuri gahunda. Ngo yari amaze iminsi, Bibiliya iravuga ngo yari imugongo, yari arwaye indwara yo kuva. Kandi Bibiliya iravuga ngo yari yarakennye kubera kwivuza. Yagurishije udusamba, agurisha n'utwo mu nzu, biranga. Abayuda bari baramuhaye akato kuko indwara yari arwaye itegeko ntiryemeraga ko agera aho abantu bari. Yari ategereje gupfa, ariko yumva Yesu ari gutambuka, abantu benshi baramukurikiye, ajya kwa Yayiro. Uriya mugore naramukunze, aravuga ati jye simfite umugisha, simfite amahirwe yo kujya aho abantu bari ngo mutabaze nk'uko Yayiro yamutabaje, bantera amabuye ntaramugeraho, reka nihishe nitwikire. Aravuga ati uko biri kose imbaraga nzi ziri muri Kristo buriya zigera no ku myenda ye. Ubwo imyenda imukoraho nazo zirimo no ku myenda. Abantu bizi by'amashanyarazi, urutsinga rushobora gukora ku mabati, umuriro ukajya mu mabati yose, ngo uko imbaraga zo muri Kristo. Uriya mugore yazitekereje, aragenda akora ku mwenda inshunda yo hasi. Uwo mwanya ngo amaraso arakama. Umugore arabyumva rwose ko akize, kandi umugore ntiyarazi ko Yesu abimenye. Yesu arahagarara, atangira gutanga itangazo, aravuga ati ninde unkozeho? Abigishwa baravuga bati urirwa uvuga ngo ninde ugukozeho? Kandi abantu barimo babyigana bakugwa hari benshi. Yesu amenya abamugwaho babyigana basunitswe n'abandi, ariko akamenya n'umukozeho abishaka. Iyo uguye kuri Kristo abandi bakubyiga, nta mbaraga zimuvamo ngo zikujyemo, ariko iyo umukozeho ubishaka imbaraga zimuvamo zikakujyamo. Yesu aravuga ati ntago ari abangwaho babyigana, nunkozeho abishaka. Tega ugutwi wumve. Aravuga ngo kuko numvise imbaraga, uzasome, ntiyavuze ngo numvise imbaraga zimvamo, yaravuze ngo numvise imbaraga imvuyemo, bivuga ngo ni imwe yamuvuyemo. Imwe yonyine muri nyinshi zitagira igipimo yakijije umugore indwara yo kuva wari umaze imyaka, ni imwe yamuvuye. Aravuga ngo numvise imbaraga imvuyemo, nayumvise. Umugore yumvise ko byamenyekanye, aravuga ati nari nihisha, ariko aramfashe tu, aramfashe. Umugore ararira, arapfukama, musaba imbabazi ati niki?
ni njyewe ugukozeho rwose, wanyumvise, narinzi ko nikoreye aho atakwegereye ariko uramfashe. Imbaraga ziri muri Kristo ntizigira akagero, ntizibarwa, ni nyinshi. Niba hari umugabo wagize ikibazo ni Yayiro. Yayiro yirarikiye umuntu, none hidumbukije mutari kuri gahunda. Yesu atinze aho hantu. Bibiliya ntivuga umwanya yahahagaze atanga itangazo. Uwo mwanya yirahagaze ngo intumwa ziva kwa Yayiro ziraza zibwira Yayiro ziti ntiwirwe urushya umwigisha, ka kana kamaze kapfuye. Yayiro yaravuze ati koko atinze aha gute koko, uriya mugore aje ati. Ntiyarazi ko muri Kristo harimo imbaraga zikiza uburwayi ndetse harimo n'izizura. Ibyo Yayiro ntiyarabizi. Kandi Yayiro naba niyo bamubwira ko umwana apfuye atiyumviye itangazo rya Yesu rivuga ko imbaraga imuvuyemo. Umwana arapfuye none n'imbaraga igize ite? Ariko Yayiro reka nkubwire, iriya imwe imuvuyemo ikijije umugore, hasigayemo izindi zitagira akagero. Buriya ni iyanjye iracyari. Yesu abwira Yayiro ati tugende dukomeze urugendo. Haleluya, haleluya. Wageze kwa Yayiro, Bibiliya iravuga ngo yinjirana na Petero na Yakobo na Yohana na Yayiro n'umugore we. Umukobwa aramuzura. Abayuda batangira kujujura bati buriya si imitwe, uriya yari yapfuye. Ntibamuryamishije bakabeshya ko yapfuye ngo azamuzura abantu bakomeze kuyoba ko ari we Mesiya. Yesu ntafite umwanya wo guta ajya impaka n'abadashaka kwemera icyo yakoze. Iyo abonye mutacyemeye muvuga ngo ni gito, buracya agakora gikuru cyacyo. Yesu yaravuze ati ubwo nzuyu wapfiriye mu rugo ntibemere, noneho nzazura uwo bajya guhamba. Nicyo cyatumye azura umuhungu w'umupfakazi w'i Nayini. Uzarebe uko bikurikira. Ngo yerekeza mu mudugudu w'i Nayini, ahura n'abajya gushyingura, akora ku kiriba, ubwo ni Serikeye. Umwana aramuzura, aravuga ati Abayuda ubwo nazuye uwapfiriye mu rugo ntibemere, ninzura uwo bajya guhamba baremera. Batangira kuvugana bati ni bande bashyize uriya muntu muri Serikeye? Murabona nta sano bifitanye n'uwo kwa Yayiro. Nyina yarari marira, Yesu aramumusubiza aravuga ngo mugore uyirira. Aravuga ati nazuye uwapfiriye mu rugo ntibemera, nzuye uwo bajya guhamba ntibemera, reka nzazura uwo bahambye. Nicyo cyatumye azura Lazaro. Amaze iminsi 4 mu gituro ku munsi wo gusoza ikiriyo. Lazaro ararwara, bashiki be bamutumaho. Urugo rwo kwa Lazaro ni urugo Yesu yari asanzwe ajyamo, agafatiramo na ranshi rwose. Bibiliya irabihana. Marita akamutekera, Mariya akamuganiriza. Murumva atari urugo yari amenyereye. Arwaye bamutumaho, batukunda ararwaye. Yesu arasubiza ngo uburwaye arwaye si ubwo kumwica. Bukeye Lazaro arapfa. Niba hari abantu baguye Yesu yagushije, ni Mariya na Marita. Yaravuze ngo uburwaye arwaye si ubwo kumwica, none arapfuye. Bamutumaho bati Lazaro yapfuye.
arasubiza ngo ntiyapfuye, arasinziriye. yagira ngo akore icya nyuma. Abayuda bene, abavuga icyongereza baravuga ngo ni no comment, baracecetse. Abayuda baragenda bajya gushingura, barabaza batese Yesu baramubwiye, arongorerana bati bamubwiye anarwaye, avuga ko uburwayi atari ubwo kumwica. Bamutumyeho se ya mitwe ye, banamutumyeho aravuga ngo ntago yapfuye, arasinziriye. Abayuda baragenda barareba ati ntitwababwiye uriya ko atari Mesiya? Ibyo yakoze kwa Yayiro no ku muhungu w'umupfakazi w'Inayini bwari ubugambanyi bw'abafana. Nimuze tujye guhamba. Baragenda barahamba. Umunsi wo gusoza ikiriyo kw'Abayuda wari umunsi wa 4. Baza ku kiriyo, buzuye urugo. Yesu abwira abigishwa ati noneho nimuze tugende tujye i Betani. Abigishwa batese ko badutumyeho ko arwaye ntitujyeyo, ko yapfuye ntitujye gushyingura, ubu turagira muze tujye i Betani. Ageze ku marembo yo kwa Lazaro, mushiki wa Lazaro aramusanganira ababaye, aramubwira ngo iyubaha, musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu aravuga ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yaba yarapfuye azabaho. Yinjira mu Bayuda hagati, atanga itangazo ati munyereke aho mwamushyinguye. Azamuka agana kumva, baramukurikira. Atanga itangazo ati nimukureho igitare. Baravuga batoya mwami, yaranutse. Aravuga ngo sinababwiye ko nimwizera mubona ubwiza bw'Imana. Uzi impamvu Yesu yavuze ngo mukureho igitare? Iyo ashaka yari kugihuha kikavaho. Ntacyo Yesu ashaka gukora utabigizemo uruhare. Bagikuraho, Bibiliya iravuga ngo arangurura ijwi rirenga, aravuga ngo Lazaro sohoka. Lazaro ho yarari mu buturo bw'abapfuye, abwira abagenzi bati umwami arampamagaye. Iryo jwi rirenga uzarisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesalonike ababwira iby'umuzuko. Aravuga ngo ubwo umwami azaza amanutse ava ku bicu, ngo azarangurura ijwi rirenga, n'ijwi rya marayika ukomeye, n'impanda y'Imana, maze ngo abapfiriye muri Kristo bazazuka. Ijwi rirenga rya Yesu rifite ububasha bwo kuzura abapfiriye muri Kristo. Hari uwanditse aravuga ngo iyo Yesu yibeshya, niko umwanditsi yanditse, ariko ashyiraho udukubo, aravuga ngo ntajya yibeshya. Ngo iyo yibeshya akavuga ngo wantumbiwe zuka, ngo intumbi zose zapfuye zari kuzuka, ariko yatuye izina ry'uwashaka kuzura. Ubwo azaza azarangurura ijwi rirenga, maze abapfiriye muri Kristo bazazuka, ngo n'abazaba bakiriho bahindurwe, duhere ko tumusanganire mu bicu. Bibiliya ikavuga ngo tuzabana nawe iteka ryose. Ngo nuko rero mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Mwakira ijambo ry'Imana. Imbaraga ziri muri Kristo Yesu. N'ubundi turari ku mushumba Deni uyoboye gahunda y'igire hino asenge. Muri Kristo harimo imbaraga zitagira akajya.